mu murenge wa Nyanyenye akarere ka Gicumbi kuri uyu wa kabiri tariki ya 4 z'ukwezi kwa Mata umwaka wa 2023 hatangijwe ku mugaragaro agashya k'irondo ku masibo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge Mwumvaneza Didas ari kumwe n'inzego z'umutekano zinyuranye zirimo ingabo na daso bifatanyije na bamwe mu bahagarariye abandi muri izo nzego zinyuranye uhereye ku isibo, umudugudu ndetse n'utugari n'umurenge. Mu by'ukuri wabonaga ari ibyishimo aho bashoboye kugezwaho iyo gahunda mu buryo bwimbitse ndetse bahabwa n'umwanya w'ibibazo, bungurana ibitekerezo, bafata n'ingamba ndetse berekana n'icyerekezo bafite kugira ngo bazagere ku ntego. Aka gashya kaje ari igisubizo mu karere ka Gicumbi aho bihereye muri uyu murenge wa Nyanyenye biganisha ko bizakwira imirenge yose y'akarere ka Gicumbi ndetse n'igihugu. Tubumbatire umutekano kuko ari inkingi y'iterambere akaba n'ipfundo rya byose. Siko bimeze, simubyemera namwe, ese murabyemera ko bino bintu bishobora kuzatanga umusaruro kuruta uko twabiteganya? Ndabashimiye rero. Nitwa Didas Mwumvaneza, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanyenye nk'uko bivugaga. Aka gashya rero twagatekereje kubera impamvu twabonaga z'umutekano udahagije muri uyu murenge. Twabonaga abaturage inshuro nyinshi bibwa kandi amarondo bavuga ko hari. Ni muri urwo rwego twashatse uburyo twakwishakamo ibisubizo n'uburyo twakora umutekano ukagera ku rwego rw'isibo. Dusanga abayobozi b'isibo ari bamwe mu bashobora kudufasha uyu mutekano ukagerwaho. Tubihindura rero agashya, dusaba n'abatwara sibo ko babigiramo uruhare ndetse tuyishakamo icyo twakwita agashya ko kavuga ngo mutwara sibo hindura aho uyobora, imbere mu ngamba, umuturage ku isonga. Umuturage ku isonga nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora bitubwira, ahora bidukangurira. Ni nayo mpamvu rero twasabye abatwara sibo ko bihera ku irondo ryo mu masibo kugira ngo twicungire umutekano. Umujura nava mu isibo imwe yibye aduciye muri humye azajya agera ku yindi asange irondo rirahari, bamufatira aho ngaho, aho yaca hose azajya ahasanga amarondo mu buryo butandukanye, mu nzira zitandukanye. Ni muri urwo rwego rero twabironshinze ku mugaragaro uyu munsi. Byatangiye mu kwezi gushize tugira ngo dukore igerageza turebe ko biri effective. Uyu munsi twamaze kwemeza neza ko biri effective, abaturage barabyemera, barabyishimira ndetse n'abatwara sibo niba mwarimu hari mwabibonye ukuntu babyishimira, bafite uruhare kandi bemera kuzagira uruhare mu mutekano, cyane cyane ko tudafite umutekano ntacyo twaba dufite. Si ibyo rero gusa, ni umutekano nibyo, ariko kandi ikindi kintu nyamukuru ni nuko gahunda zose za leta zigomba guhera mu isibo, zigakorerwa mu isibo, ahubwo zikajya zizamuka ku rwego rw'umudugudu bije nka raporo kugeza ku rwego rw'umurenge, natwe tukaripotinga ku rwego rw'akarere. Mu magambo makeya ni ubwo buryo, kandi turizera ko bizatanga umusaruro ndetse n'ibitanga umusaruro muri uyu murenge, muri aka karere, yenda tuzagira n'uruhare mu kubyigisha abandi bose kugira ngo umutekano ugere hose ku muturage mu gihugu muri rusange. Ndagushimiye. Koze nitwa Mukamuhoza Regine, ishinzwe iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza mu kagari ka Rusasa, umurenge wa Nyanyenye, akarere ka Gicumbi. Iyi gahunda y'irondo ku isibo yatekerejwe muri uyu murenge bitewe n'ikibazo cyari gihari cy'ubujura bukabije, ariko twareba tugasanga uko irondo rirarwa ku kagari, mu mudugudu, ikipe imwe itazenguruka umudugudu wose ngo ibashe gukontorora byimazeyo urujya n'uruza rw'ibintu bigenda nijoro cyangwa se abantu bahungabanya umutekano. Bityo rero hahita hatekerezwa ko irondo ryajya mu masibo, kuko amasibo dufite nko mu kagari kanjye dufite amasibo 40. Uri kumva buri sibo rero niyo izajya iraza abantu, akagari kose kazaba gacungiye umutekano ku buryo bufatika, cyane cyane ko hano dusa naho turi n'inzira icamo Kanyanga nk'abantu baturiye umupaka wa Uganda.
ibyo byose rero byakozwe mu rwego rwo kurushaho kubungabunga umutekano byimazeyo. hanyuma raporo zayikorwa gute ni gute mwamenya ko bakoze amarondo? ni ukuvuga ngo n'ubundi hari ukuntu raporo zari zisanzwe zikora, raporo ikava ku mudugudu, iryo joro tukamenya abantu baraye, ariko ubu noneho n'ubundi raporo izajya iva ku isibo ihabwe umukuru w'umudugudu nawe ayiha uw'akagari, dutange n'ubundi uko irondo ryarawe nk'uko twari dusanzwe tubigira. Amazina yanjye ni Twiringiyimana Theoneste, nkaba ntuye mu mudugudu wa Nyangezi, isibo y'Ubunyangamugayo. Ingamba twafashe ni uburyo tuzajya duhana amakuru, dutangira amakuru mu isibo, noneho tugakora n'uburyo kugenzura amarondo buri munsi. Ndumva ingamba ari izo ngizo, noneho tugahana abamukuru na ba mudugudu amakuru yose ashoboka uko mu isibo byagiriwe n'ukuntu bimeze. Umudugudu wagira ngo tubwire izi ngamba mufite zo kugira ngo mubungabunge umutekano ku isibo, iwawe bihagaze gute? Murakoze. Twafashe Jean Baptiste, umudugudu wa Ruhinga, isibo n'ubutwari, akagari ka Rutete. Ingamba tugiye gufata buri munsi saa 12:30 ngomba kuba ntatanze urutonde rw'abari gukora irondo, nkabakangurira, abahamagara, abaganiriza, namara kubaganiriza nkabashyira ku irondo, namara kubashyira ku irondo nka raporo umudugudu.